batazigwiga basigaye batwesheje imihigo yo muhanzi udahangane twanze umaguma kumashongore bari mazi munsi aho ye nanjye nkabihumburwa y'ikirere nuko rwose ishongore baririmba aho ye umukwe ngo yaraje we dore umugeni we araberewe n'ukuri ashagawe n'abavandimwe inshuti n'imiryango ashagawe n'abavandimwe inshuti n'imiryango yizihiwe n'ibyera yizihiye inyambo imumuhimundi mwami iragariye imumuhimundi mbuga zirashize arazikwiriye n'umugisha w'Imana Imana ishimirwe n'umugisha w'Imana Imana ishimirwe abyeyi mwabyaye uyu muhungu n'umugisha w'Imana Imana ishimirwe Je t'aime trop. I love you. Wagalanyo. Tiamo. Nakupenda sana. Nalingio mingi wana. Hey. Sione twadi. Ya tariki ngirageze twiyemeje kubana. Umugisha w'Imana kubona umugore nkawe byatangiye kera dukundana tukiri bato none urukundo rurakuze twiyemeje kubana. Imana data ishyira imbere y'Imana uretse ko n'ubundi twamwize turi imbere y'Imana kuba bigeze aya masaha n'ubundi n'imbaraga z'Imana ntabwo ari imbaraga zacu. Bashyitsi bacu rero nk'uko tumaze kubaha ikaze muri uwo muryango wa Canisius, mwicare mugwe neza mwifatanye natwe mu birori mudusanzemo tubakiriyemo. Yije kuba uzamura akazi ki gakeya mu gihe tukiri kwakira abashyitsi. sanzwe nakira abashyitsi ku irembo, ariko mfite mukuru wanjye wakira abashyitsi muri uyu muryango wa Canisius. Niyo mpamvu nagira ngo musubize umwanya wasanganwe yakira abashyitsi mu muryango nk'uko asanzwe abikora. Niba mubiyemereye rero muze mwakire umwanya wanyu. musangiza amagambo arakoze ibyorero byanyu ugejuru bose turamukanye. Maze iminsi numva afite ibicuro abamubeye bose nkumva ntibishira, ariko umunsi umenya ari gushira. Mugani wawe ibyagucuraga nibyo byacuraga. Kristo Yesu akuze. Iteka ryose. Kristo Yesu akuze. Iteka ryose. Kristo Yesu akuze. Iteka ryose. Niyo n'amarembo. Mu izina ryacu rero ry'umuryango wa Kanimba mwese Yego. musuhuze abashyitsi. Nuko rero umuryango wose ndabashoboje. Nibyo nashakaga. nuko izo nkuru ni izawe. Murakoze cyane. Yego. Hari hashize iminsi rero tudaherukana nk'uko bivuze iminsi ibaho ikayimwa n'ubu.
abasabaga rero dusubire mu byicaro byanyu yego hanyuma turaganira Twaciye twicaye akabuye. wese twaciye akabuye twaciye akabuye Yego. kandi mu gikari ntabwo hatakubabaza nyine ngo hari umusaza wajya gusetsa namubwiye se dona mwaramutse ati ndeka bagiye gucya za alfabe zose nazimazeyo hano rero iwacu mu rugo rwa Kanimba muje mudusanga bari mu birori murabizi ejo bundi kwa Kagahera bari umunsi mukuru w'umuganura ni kwa Kagahera namwe barawugize twarabigize kwa Kagahera icyo nibuka zari itariki ebyiri hari no kuwa gatanu gutyo numva cyari icyo gihe ni ibyo natwe ni uko ubwo rero twagize umunsi mukuru w'umuganura yego turawizihiza neza hanyuma uyu munsi ku itariki 6 turavuga tutireka twinegure iryo jambo muracyarikoresha wanyu namwe cyane rwose twinegure kwinegura bibaho turebe ukuntu byagenze umunsi mukuru wagenze hanyuma dutegure n'utaha ariko ntitwawutegura tutabanje gutegura ibizatuma tuwugeraho nuko nibyo harya iwanyu kw'abanyarwanda niho habaga ihinga niko mbizi natwe ni uko naye hindura se umuhindo niba ari umuhindo mu gihe by'ihinga cyane ubuse muri mu kihe gihe cyangwa munje mu kihe gihe ubu turi muri Kanama ariko twizihiza nk'umuganura tureba abana baganuza ababyeyi hanyuma Nzeri rero nayo ubwo dutangiye nyine tujye kubiba ariko imbuto twazihaye imigisha igihe ni ikihe cy'ihinga Nzeri se Nzeri Nzeri harya Nzeri wanyu ni igihe cy'ihinga ngombwa ariyo Nzeri cyangwa iwacu tugira igihe cy'ikungira injagasha mwebwe ni Nzeri umbaye reka numve hajya intango iruzuye ariko ndabona isa n'icubangana aho rero na kera abantu bakimenya kuvuruganya hari aho wasigaranwa amata atubangana cyangwa akabogoka ese aho ngaho buriya mwayipfunduye wabona uko ifuro rizamuka ugasanga aho ngaho uvuga ngo huzuye naringize ngo wageze aya ko bita ku murago kuri ka gaterera inyota ikwishe ntibaho wica icyaka oyasuka tubigenze umuryango wanjye igihe yashyizeho urukundo rukomeye utagira ngo wapfa kurupfundura murakoze namwe ese buriya tubareka nkakomerezaho ubutumwa Sekayo karabo atari bwo bwa mbere twaganira atari bwo bwa mbere twaza mu muryango wa Kaniziyose kandi ntacyo tugiye dukwima yego ubutumwa bukomeza murakoze mwamumpereye muzeyi ubundi abantu ugomba no kubasaba impundu bose nimukomereza nyakubahwa rero nyine abahizi ntamera nk'akazenga kandi abarasa watinze gutanga ubutumwa hanyuma igihe kikarenga izuba rikamurenga none nanone mbabarira nanone ugeje urushaka mbabarira ugeje uru
kwinegura yego gusuzuma ukuntu umunsi w'umuganura wagenze gutegura n'ukuntu tuzakora tuziziza umuganura tuwutegura ibyo dusanzemo yego tugomba kubakira yego mu nyemerero mwongere mwegere ijuru tubakire yego bakiriza amazimano dusanganye yego yego nyemerero zikirere tukamwegere yegera dusangire twegeranye rwose najya mvuga dusa kugira ngo dusoma oya dusangire akiri iburyo ku buzima bwacu ubuzima bwacu murabyumva mute nose karabe ndumva uyu muryango wanyu muzi kwenga numvise ntubwiye ko mbyumvise se yego numvise ari umutobuto w'inyota y'ubunyaye gatera imbere mu rugendo ni umutobe w'inyota y'ubunyoye cyane nta nyota nongera guhura nayo ntayo ku izina ry'Imana nuko murakoze kandi umwanya wo kumenya uko n'ubundi urawusanganwa murakoze ubona ngiye kubaza na sa ni kera mu Buganza hariya hari umutware w'ingabo ze n'abamushagaye ageze mu rugo kwa Inosenti Nyindabahizi baramwakiriye aranyoye arasomya arongera arasogongera angira ati twari dushize kandi abo yari kumwe nabo reka da twari dushize ubu nakeka ko rwose nabo byabagezeho niruhukije nyine twari dushize hari umwana bigeze kuba turi kumwe avuye kurya haze asanga bagenzi be avuga ati turabona umeze neza uhaze ubwo se hari ikibazo mufite iyo mpaze abona abantu bose bahaze ariko uwo mwana yari umwana muzima urumva nyine yavugaga ibya shyamba ariko rero twakwakiriye nabakwakiriye amen ariko ntabwo nirengagije ko wazanye n'izindi ntore kuko nanjye ubwo mwasanze twahoze tunywa turya turacyakomeza twose buriya ni uko ntabwo ari abaziritsi batinze ni uko urabona mu gikari sinagwa muri kure kandi abakobwa b'iwacu bagira ingendo ya gikobwa nabi wacu uzace hano hirya ubwo ni kuvuga ruhuha hano na hariya Nyabaranga nyine ni wowe kandi ngo akababaje umutima akazindura amaguru izi mfura zacu kugira ngo bakiyakira cyangwa bakibakira byatubuza kugira icyo tuvugana kugira ngo ducunguze uburyo umwete ibi binyabazungu tube tubyihoreye nta mpamvu twakomeza tukaganira nuko murakoze iki kiganiro cyanyu cyangwa igitaramo cyanyu natwe twari twakibwiwe sibyo ko natwe twari twakivuyemo hariya ariko twebwe kwinegura twari twabigize ejo nyuma tuza kumva ko namwe uyu munsi ariho mufitiye iki kiganiro cyo kwinegura mu kirambi kwa Kanimba noneho mukambwe Nzigiye
ati bana banjye burya abasangiye isano basangira byose. Hariya abantu bafitanye isano. Ibwa mbwiye jewe usibye gatoya reka haraho nsimbutse, ubundi abanyarwanda baravuga ngo imfura ziseruka zisobanuye, iyo zitisobanuye zirasobanya. Nuko habanye mu itorero, kandi burya abakinganye ingabo ntibakinganye inyegabo. Njye ntacyo nagukinga ntacyo wakinga, uranzi ndakuzi, ariko iburyo bwawe n'ibumoso bwawe ndetse n'inyuma yawe ntabwo ukuzi siko banzi. Nanjye nuko uburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye nawe inyuma uko nkuzi siko bakuzi. Wenda nkaba nshaka kwibwira abo ngabo, izo mfura muri kumwe yitwa Kayumba. Padiri yanyongeyeho irindi rya François cyangwa Francis. Ayo mazina yanjye yombi ntayo, nta yandi nk'uko nyakubahwa ubizi. Abandi Kayumba, nyine Kayumba Karango rya Ndimira. Isano muzi yacu ni hariya Ntarama Icyuga, kandi tukaba dusangiye akarere kacu mu Bugesera, ka bundi bwahoze ari ubwa Nsoro Bihembe. Umwami w'u Rwanda Cyilima Rugwe ahomeka ku Rwanda rw'i Gasabo. Rero tukaba duhana amarembo, duhana amabuga, yewe n'abageni ndetse. Ngo rero umukambwe Nzigiye nibwo yambwiraga ati mwana wanjye hirya ibimasa yicungura amarago, kandi ibirenge bigingo kujya imbere. Ubu rero kera ukiri umwana warambwiraga ndinda data, none nanjye ndashaje, ubu niwe ndinda mwana wanjye. Wanyemerera nkagutuma hariya kuruhuha umuryango wa Kanimba cyane rwose wanatiza. Ati rero ikiganiro twarimo ejo nabo nicyo bafite uyu munsi, ugende nguhaye ubutumwa bubiri. Ubwa mbere nugerayo ugasanga umutware uri ku isonga umuryango wa Kanimba, Yamurinda mukanye n'umusaza. reka tugane mu byano none. Muraho neza. Murakoma. Yego. Nuko rero musaza Nzigiye yambwiye ati mwana wanjye shogoshe bigende no mu ruhuha, hanyuma ujye mu muryango wa Kanimba, nusanga umukambwe Innocent ariwe wicaye imbere umumbereye intashyo, munamumbwirire utitahaye ubusa bitabaye ubusa yabatashye, ariko kubera yanyohereje ubwo nawe mwamubonye. Narambwira ati iyi ni intashyo ijye mu zindi, hanyuma ariko kubwire n'ibikurikiyeho. None rero nyakubahwa, iyi ni intashyo ya Nzigiye, mwayishyira mu zindi, hanyuma tukaganira akababwira n'ubutumwa yabinye. Ariko yanambwiye ati bashimire rwose umuganura barawuzi, ati uko batoje abana babo niko twatoje abacu. Nuko uru rugo ruyifite, ugaharura muharura ugasa neza, rugahingira inka zikarisha, inyana zikarisha. Rero nayo nuko Murakoze. nuko muri kuryumve imashini nubwo atari ururimi rw'u Rwanda, Imashini niba atari n'ururimi rwacu ariko ni urutirano y'amashanyarazi. oya, ikoreshwa n'amaboko. Imashini ikoreshwa n'amaboko bayikoresha bate? ubundi yambwiye umusaza Nzigiye ati banza uyisobanure, iyi ifite udusobanuro twinshi. Kuyintunga ngonya. Oya sinyibutunga, ariko nta n'ikitwaye. Ngo iyo ugize itya ubona ari akabazo, ariko yatora bikaba igisubizo. Noneho akazi kayo
yahirira inka ubwatsi, yahirira inyana ubwatsi, zikarisha zigahaga. yego yego. Noneho n'impamvu umucuzi wacu ajya kuyicura, umusaza Nzigiye yarabimubwiye ati nyamuneka uzayicura isa neza neza. Ndagusaba nanone Jejuru, yambwiye rero Nzigiye ati mwana wanjye ntugende inkokora zireba inyuma, ahubwo ugende inkokora zireba imbere. Rwose nugera imbere ya Noseni aguture, umuture nawe aguture. None ni ituro ariko rikagira ijambo riri burize inyuma, kuko buriya ngo n'umushu nta ntusabire inka amata mu masaka asabire nk'igisigati. Iri nagusabaga ko unaryakire nk'ituro rivuye kwa Nzigiye, ariko kuri Kayumba rirasaba n'ijambo. Noneho ikindi ngwino rirasaba ijambo. Hariho iri yambwiye ko barikuraho uru rukoma tukarisangira, ukambwira inyengo y'iwacu, hanyuma najya nkakubwira ko ari ku mutima. Ibyo ntangiye kwibaza. Yego. Ese umwanya w'ijambo kw'iri turo ipfundikiye cyangwa ndahamagara wa muhungu wacu, ese ntabwo uzi kuri kukuraho urukoma ashaka ubwo udafasha uvuge ko inzoga ikwiye ijambo nibyo rwose. none se ko itorero rigiye kwivugira ndarenzaho iki? Uriya umugabo ntabura icyago umunyakiri. Wabura icyo uvuga ntose ku buzima bwacu. Ariko rero sogongera ubwira ndarebye ibara ubona ni isine ritarushya isiga. reka nongere nsubire aho nuko ngo nta karyohera itama rimwe. harimo ubuki twaje turakambaza imizinga se twegeka za tukavuga mwebwe mwagika he? hariya hariya Kayumba zikahova zikamanuka za Ntarama zikagenda hakurya hahandi hakurya ya Nyabarongo. iyi ni inzoga rwanyonga arakoze ku buzima bwacu. nanjye umukambwe yambwiye atubwire Innocent rwose iyi nyengo y'iwacu ko ari umuzigizigi, ari umuziga ryinyo, arituma umugabo avuga ikimugenza. Wenda nawe urabivuze ati rya mukuru urivuga uhagaze. Nanone mu muco nyarwanda ngo nta mugabo wicarira ijambo, ariko abavandimwe bacu hano hakurya bo bararyicarira. Mbabarire rero ndivuge mpagaze, ariko sindi butere impagarara mu rugo rwanyu. Nyakubahwa Innocent rero Nyakayoga Kamusare wagize ati kwibyara bitera ababyeyi neza. Umuryango wa Kanimba warabyaye, uronse uracutsa urabyirura. Umuryango wa Nzigiye nawo uba uko, byarakobwa byarahungu. Yewe abana bajya mu itorero baratozwa, wacu waranakomeza yari umuhungu.
afata umwuga. Ese mvuze muri za ndimi z'iki gihe hari icyo byagutwara? Za zindi ziriya zivota amasimbi. icyo numva cyane ni ikilatini. Ese aha n'ubundi ntaho ngusha. Hari ibyo bita section mu kilatini bacyita muri section. Ubwo umuhungu wacu yaje gufata section. aho turi kumwe nk'amatwi n'amabiko. Undi bisigana. Noneho umuhungu wacu afata section ndetse y'ubuhanga cyane y'ubukorikori. Haza ahantu hari itorero babyigishaga sinahagera mva ngo ni kuri ubu, ariko ni abahanga rwose bo gutoza abantu bazi gukoresha ubwonko, bagakoresha amaboko, bagakoresha ubugenge. Arabyiga arabirangiza. Noneho muri uko kurangiza yaje kuhahurira n'umukobwa w'iwanyu. Nawe sinavuga ngo bariganaga, kuko iyo wiga undi nawe akwiga bigeze igihe wamwizeho iki nawe yakwize barahugurwaga. Noneho amahugurwa arangiye, yewe wa muhungu wacu dore ko yitiranwa na se, nawe yitwa Nzigiye. Dutegereje igihe ko aza turamubura, turatangira turabaririza. Igihe kigeze tugiye kumva ngo yaranangije, ahabwa na rwa rupapuro rw'ubumenyi, ariko yihanuye hahandi hitwa ku Ruhuha, ahabona n'akazi. Tutiyakowe impundu ziravuga nk'uko wahoze uzumva rwose. Twumva ni byiza, umwana burya ngo imisaya yanga ubwanimera ubwanwa. Turavuga tuti buriya rwose ntakiri umwana wa wundi umenya ifu. Arahakora ngo arakora koko, kiragira kohereza nyirasenge musabye Imana aza kumusura, asanga mu nzu ahafite mwita umugore. Nyirasenge arabaza se sha uyu mwana ni uwo kwanyu? Ati ni umwana w'umuvandimwe witwa Kanimba, ariko numvaga no mu rugo bamuvuga. Ati witwa Kanimba. None se byagenze bite? Kura aho yakabaye iwabo. Ati naramwifashishije, urabona kujya gucana imbabura no kukubura hariya byarananiye, ndamwifashisha. Ese sha wari nyirasenge? Ukanyagwa mu Kinyarwanda ko kirazira kikaziririzwa. None se abaguherekeje ujya gusaba irembo, ujya gufata no kurifata atoya. None se hari uwakurangiye? Ateka da ubwo nyirasenge yazaga atubwira iyo nkuru. Musaza Nzigiye niwe wirahiriye, yarahagurutse arirahira. Ati burya rero ujyana n'urubyiruko cyangwa ujyana n'abatajyana ubwonko. Ati ihene ibyaye yona iziritse, n'umubyeyi acumura yicaye kure. Uwo mwana ngo araducumuza, uwo mu muco nyarwanda yabuze kuza kubitubwira cyangwa babibwire wowe nyirasenge muturanye, arabyihererana. Ubwo nibwo yaduhamagaraga mu gitaramo, ko nanjye nari ndimo, atubwira iyo nkuru twumva n'incamugongo, twumva ntibikwiye mu Kinyarwanda, si umuco w'Abanyarwanda, si umuco nyarwanda. Dusanga dufite icyaha, kuko we yumvaga we nta cyaha afite, kuko nta nyirasenge yaramubajije ko ati se bitwaye iki? Ndatigihora bitwaye iki? Abanza icyo nakoze igaheruka, wowe warabidukoreye ahubwo. Ubwo ndashaka ko kubiva imuzingo nisobanura icyaha twakoze. Ariko si twe twagikoze nk'ababyeyi, cyakozwe n'umwana, we yumva ko nta cyaha kirimo. Ubwo rero umusaza yarambwiye ati rero umwana wanjye kamushyire ku ruhembe rw'umuheto. Ku itariki 6 Kanama
uzajye muri uriya muryango basabira imbabazi ku muhungu wacu ibyo yakoze bidakoreka, yewe unapfukame rwose. sinzi niba wajya kuri aka gasambi mwanteguriye nkarivuga rwose nashinze amavi hafi ko ari byo n'umusaza yambwiye nkora, atuce bugufi cyane cyane Nosenti umunsabire tuwokabyara uriya mwana ibyo yadukoreye ntibikoreka, ariko utubabarire ntabwo ari twe. Ukubyara niko bimera, kandi ngo burya umubyeyi ahozwa n'undi. None yasabaga rwose mu kubita inkoni zamba uyu mwana ibyo yakoze ntibikoreka, si umuco nyarwanda. Reka ngejuru ibyo yakoze ntibikoreka, ariko nyine ngo umubyeyi acumura yicaye. None igicumuro cy'umwana kijya ku ruhanga rw'umubyeyi. None nyakubahwa rwose nzigiye n'izo mbabazi yasabaga. Mbegumya reka nguma ubundi intoki zanjye ziracyari yewe ntabwo zikeye. Karabe, ijambo ryawe yego naryumvise, ndongera ndaryumva, ikiniga kiranyica. nakwica ni ngombwa. Umubyeyi Kanimba, umuryango wacu twabuze abana, tubaranita tubarakureta, dutanga amatangazo, hashize imyaka n'imyaniko cumi n'imyaniko wa 2000 nanjye mu 10 n'imyaniko. yego none ndikomeza ndakumva umutware wanjye. abana bacu ni mu babashimusi. si uko si yo mpamvu naciye bugufi bakagira imana we. bashimuta amatungo ntibashimuta umuntu. Umuntu ntashimutwa, ashimutwa amatungo nyakubahwa. yaramwihaye. mwarabihaye abana bacu. oya ntabwo ari twe, ni abana nyine. reka nicaye ntaza kugwa utaza kugwa igitugu nako igihumbi, ariko nawe wicaye. ego di nuko ubwo nyine ye kwicara buriya utumye ngira icyizere. amina mwamuhaye abana bacu yego bari iwanyu kwa Kayumba kwa Nzigiye. Koleta, Anita, Chantal, Mutesi nande bose. oya twe dufite Koleta wenyine. Imyaka n'imyaniko tubashakisha amatangazo. ahubwo nyine nanjye nabigusobanuriye, reka nongere ngejuru ko ikibazo atari icyacu. umuhungu wacu nawe yiherereye hano, kandi aho yari ari nako si hano yiherereye ahantu hitwa ngo ku Ruhuha ari hakorera. twibwira ngo ari mu kazi, naho ibyo yari mu kazi koko, ariko n'ibyo yihereranye arabiduhisha. ubwo rero niyo mpamvu tutakubiye mu bw'inyana ngo tuze tubahumurize. natwe twabimenye dutinze, yari bitinze kubitubwira. ubwo rero icyo cyaha cyo rwose, kuko n'umwana wakitusize, ariko n'umwana umwe dufite tuzi witwa Koleta, naho abandi bo wenda baracyari muri za kaminuza zabo, baracyashakisha, baracyakora ubushakashatsi. murakoze. Kayumba harya ngo amagambo harya wasubiyemo. ntabwo nibyo uciye umugani arabuze. Koleta imyaka n'imyaniko ari mu muryango wanyu. ejo bundi ntabwo twahuriye mu gitaramo cy'imihigo kubitamugurisha.
nibyo Innocent nanjye nibyo nakubwiye dore n'izina ryawe rwose ko rihuye neza natwe turi Innocent natwe rwose turi inzirakarengane umwana yarabiduhishe natwe turi ariko aho tubimenyeye niho duhagurukiye ariko mugira imana tugira imana nuko namwe mugira imana ariko mugira imana kuba mwana yarayoboye iwacu wavuze amezi kuko ukwezi turimo ni ukuwe uko ni Kanama ukwezi kw'iki umuganura yego okay ni naho bizihiza umuganura naho ubundi umuganura ngo ni muremure ariko abanyarwanda bakirisitu cyane rwose ndabona hari wese yishimira ko ari umukirisitu ukwezi ni ukuhe mu ijambo sinamubonye ukwezi ni ukwezi k'urukundo ukwezi urukundo ongerewe n'uwo mukobwa inyuma yawe ndashaka umukobwa ukwezi k'umwaka w'urukundo n'impuhwe ukwezi ni ukwezi k'urukundo n'impuhwe nuko murakoze rwose nibakumbuye iyo bitari ibyo niba tutabonye iyo bitaza muri uko kwezi k'urukundo n'impuhwe sinavuga ntacyo narezo nkinga ariko muje mu gihe cyiza kubera urukundo dufitanye tubagira impuhwe turababariye amin twishimiye ko umwana wacu ari mu muryango wanyu ndumva n'umuryango wanjye wafasha tukishima twari twaramushakishije igihe kirekire twaramubuze twaratanze amatangazo ariko twumvise inkuru nziza akiriho ari mu muryango wanzigiye kandi umuryango wanzigiye turabuzi ko ari umuryango w'imfura impuhwe rero mwakoze amakosa koko umwana yakoresheje amakosa nk'uko umubyeyi acukura yicaye ariko tubagira impuhwe turababariye n'uwo mwana wabakoresheje amakosa nawe turamubabariye amin muri abakirisitu cyane rwose n'umukango w'umukurambere wacu mu kwemera yobu hajya niyobura aburahamu uyu we bwaracaga akabona ko ari umwere imbere y'Imana ariko yareba abana be yareba aba bacumuye ku Mana agafata ihene intama nziza akajya kuyitambira Imana asabira abana be Imana bababariye none namwe nibyo mukoze murakoze rwose tubashimire hanyuma rero kamwereke ngo wishima arashima wishimye arashima kuko natwe muduhaye izo mpuhwe twari tumeze nka wa mwana w'ikirara wagiye akamara ibya se n'irye arangiza agatangira no gushaka kurya iby'ingurube ariko igihe kikagera ariko se data ndinda abahizi ko ntacyo habuze wakwigenza wenda ntangire umwana da ariko nkaba umwe mu bagaragu ariko woweho si ko wabigenje na se niko yabigenje none ndagushimiye rwose ko duhaye uko bagira imbabazi tugiriye imbabazi n'impuhwe urabona n'ukuntu iyi ni inzoga se iyi se kera inka zigikamwa zikibyara hari amata bitaga umuhondo hariya rero bayahaga abana b'impungwakazi aya ni amata ni amata rwose ntakabure ku ruhimbi nishimye abana bahera reka nta bana baza mu kiganiro cy'abakuru mwishyire aho hanyuma no mu bisubira mu nzu kuko nta bana baza mu kiganiro cy'abakuru rero muyishyire hariya hanyuma nimugera ikambere muhamagara abana ageze ngo ni ishimwe ry'ababyeyi ese ry'ababyeyi ni ishimwe ry'abarumuna be ariko abanyarwanda barabivuze ngo rwitirirwa umwana bugatera nyina akabondo
ese navuga iki mwokagira imana cyane cyane uzajya muza muri uku kwezi rwose ujye muza gusaba imbabazi muri uku kwezi ibyaha byanyu tuzaturira kubera ibi neza ariko nimuza muri Kamena mukaza muri Nyakanga mu oya natwe niyo mpamvu mukambiriza igihe yabigennye arabitubwira rwose kiri igihe cy'impuhwe gusa naje mfite ubwoba ngenda nikandagira none kubera impuhwe n'imbabazi ungiriye ahubwo amarira nibwo aje reka nayihanagura ntukagire ubwoba uje kwa Innocent ntukagire ubwoba uje kwa Kaniziyusi uza wisanga niyo ibyaha byawe byaba byatukura nk'indubarwa twabigira umweru nk'uko yabw'intama rwose byabaye nabibonye byabaye ngo ukubita imfubyi ntuyibwiriza kurira hanyuma rero nanone hari ubundi butumwa umukambwe yantumye niba wakwemera nabwo nkabukwegereza nabwo twiteguye kubwakira korana nuko nabwo yambwiye ati mwana wanjye numara kuva mu irembo kwa Nyirabahizi uzagende kwa Nyogosenge hahandi Nyiranuma ubanze uruhuke uca akabogi babwire nabo uko byagenze ariko uzakimirane usubireyo wongere umwumvire ikindi cyifuzo buriya umwana iyo yacumuye akanacibwa cyangwa bakamuha akato ariko iyo agarutse agasaba imbabazi arababarirwa agasubira mu ruhongore ati rero umwana wanjye niyo ubabarirwa bakaduha izo mpuhwe uzasubireyo nanone umubwire irindi jambo rikomeye haguruka mwana haguruka unzanire ati numva kwa Nyagosenge Nyiranuma nanone uzagenda inkokora zireba imbere nusanga Ndindabahizi nanone mwaganiriye nanone wongere umuhire ituro namubwira ijambo umutumye ubutumwa ibintu sijye wizanye intumwa y'umukambwe nzigiye tinayakira naho uzamubwire ubutumwa umenya kubaha rero ngiyo iyo ntango umukambwe nzigiye yampaye niba wanyemerera nkakubwira n'ubutumwa bwe byaba ari mahwane byaba ari mabi murakoze batanze na ruswa ruswa ni icyo mvuga kuri iyi ntango bagatangira bakaguha amashyi hariya aho noneho ruswa ni iki ruswa umbwiye amagambo inyoroshyo iwacu twita bitugukwa we ntabwo ari bitugukwa iyi ntashyo y'umusaza rwose y'umukambwe nzigiye ntabwo ari bitugukwa iyi ntashyo y'umusaza kuko impamvu bampaye amashyi n'impundu nuko babonye ntacyo inkokora zireba inyuma basanze nyine ndi umuntu nkanjye uturutse kandi ngo uburere buruta ubuvuke ngaho mbwira iyi ntashyo y'umusaza zigiye turayishimye amina Kora nishimwe n'ijambo ryanjye rigiye gushimwa ngaho rero nyakubahwa Francis ngaho anzika uko n'ijambo rirebana n'iyi ntango cya gihe tuza muri Nyakanga urakira twaje dufite
ubwoba ndetse n'impuhwe tugenda twikandagira, ariko tugeze mu rugo rwanyu tubona bwoba burashize, mutugirire impuhwe mbese icyaha kirahanagurika. Noneho niwe yantumye muri ubu butumwa, none yantumye ati mwana wanjye mbwirire umuryango wa Kanimba icyaha cy'umwana cyarahanutse ngo twajya kugisubiramo, ariko kubera atumubwire ko nta muntu wibyarira umukazana, nta n'umuntu wibyarira umukwe, barifuza ko umuhungu we nawe witwa Nzigiye yabera umukwe, mukamubera ba sebukwe, nawe umukobwa wanyu akamubera umukazana mwiza. Nta mukazana rero w'umukazana atarakowe atarasabwe, nta mukwe w'umukwe kwa sebukwe atarasabye ataranakoye. dore ko banavuga ngo umugabo utarakwa ngo ntarembuza aramama, kandi burya n'umukwe wakoye nayo utarakwa ntabwo uri umukwe, kikurangase kuri umukwe n'iki. None rero niho yambwiraga ati mwana wanjye ubambwirire, nubwo bijya byararangiye nabwo ati barashaka kwaba umukwe. Ubu ndavuga wa muhungu we Nzigiye nyine, noneho mukambwira Nzigiye ubwe akababera ba mwana. Ubwo rero ngiryo ijambo yambwiye yantumyeho, barashaka ko mumwemerera agakwa, yewe n'ababana yabyaye batazaba muri oya, arashaka rwose icyo gisebo nacyo kiveho, abana babe bakowe, nyina n'umugore wakowe n'ab'umukwe wakowe. Ngiryo ijambo yantumye nyakubahwa, niba wumva ari kunezeza murasubiza neza. Ariko baravuga ngo naruhuha barabizi ngo Kayumba atinda gusaba, ariko Ndindabahizi batebuka gutanga. Ubwo ndumva ndagutinze. Sinakura hekare erega isave naho narahize wasa. Kayumba arakoze, ariko nyirasenge we w'umwana namurebye mu maso mbona ntabwo aranyurwa, ntabwo arishima. ati mwana wanjye, umwisengereza wanjye, arya niko amwita n'umwisengereza koko ati se amagambo yakiriye n'ibyibo yabyakiriye, ariko se isengereza banjye numva ntaranyurwa. Ariko iyo ngiye se wamutubarije ukagira imana we, arase umukuru kuri mukuru we ntabwo ubyumva wowe. umunyarwanda yarabuze ngo nta muto warisha nta mukuru warisha n'umuto waribonye. ushobora kuba ariko uri mukuru ariko ugasanga umwana muto wahuye n'ikibazo arankebura. none wambarije nyirasenge izo ngingimira wo kugira imana we ko ntazaguha inka. ubu bityo wari umwe ba nyirasenge, ubuse nijya waza kubaza ba nyirasenge, ntaba nihaye inshingano zitari yaba hari iyo wajya mba nabikoze kare. naho wowe ubone uhagarariye uwo muryango
ngo watubariza ba nyirasenge nyine buriya twebwe nk'ababyeyi hari inshingano twujuje na nyirasenge hari izo yujuje ariko se umwana ntabwo ntabwo mwamushimuse umwana rero yego icyo gushimuta cyararangiye cyararangiye ese yego uwo mwana mwasanze yari isugi turabizi nyirasenge areze neza cyane akwishimye yabaye ahubwo nategereje ijwi rye ngo numve hasigaye urebe ukuntu ntaraka urashaka kumva ijwi rye ese ko naje gusaba umukobwa wacu n'umutumwa ubwo rero yego icyo gishobotse rwose amata yaba yabyaye amavuta ni ukuvuga ngo umugeni turamwemerera ibyo nibyo nashaka natwe turabizi iwacu umuryango wanzigiye tuzira abagore badakora babita n'abana byaye babita abana batakora hariya babita inkuri ariko mbere y'uko banabivuze neza ati ababyeyi baba ariko ba nyirasenge mumushimire rwose ntabwo ko ari yabo yishima nyirasenge ntabwo ni yabo wareze rwose ibyo nyirasenge w'umuntu babivuze neza burya niba uzi uburere bw'umwana yaba umuhungu yaba umukobwa karabe nyirasenge abivuze ukuri yego umukobwa abantu bakikoreta yego mwahosha tubakoshe udukoshe uwabahaye ubwo burenganzira se mukadukwera ese rero nkubwire mase niba hari ibintu biri muri za kirazira z'u Rwanda icyo kirimo kwikosha ngo usaba aho asuzuguye arikosha kandi uyu muryango turawubaha cyane ntabwo tuwusuzugura nimudukoshe ngo usaba aho asuzuguye arikosha ntabwo twabitinyuka na gato karame umutware wawe ntabwo tugeza ku ijana bwawe ugenda turebere inyana umunani yego di gusa tuzaniye yego ntabwo twiriye tukugora cyane baramukangura ahubwo niba bampera amahirwe bose umuryango wa Kanimba rwose waza ugana nta handi yajya ahandi yajya ntaho pe twabitegereje dusanga muri aborozi oya turabatunzi nibyo turabatunzi turaborozi kandi yabivuze neza umunani turawemeye rwose turawufite tuba tuzi tubanyaze se oya reka murabatunzi turabatuzi imana ishimwe ntibazwe ahubwo kukwereka ko turi nabo buriya ibikumara amatsiko reka mpamagare izi imbere y'inkwano imberuka zikubita amabuye iyo uhinga mu rubuye ziheshwanya gusa ntabwo ihinamirana iyo yitwa cyozi cyogere
warumvise n'inderuka ubu rero ndakeka ko kanizera ko mu gikari barimo banyumva nakumva nibategure wasubira kugira none nuko uru rugo ruyifite ugaharura umuharuro ugasa neza rugahingira inka zikarisha inyana zikarisha iyi rero nayo nuko murakoze nuko muri bwo ryumve imashini nubwo atari ururimi rw'u Rwanda imashini batari n'ururimi rwacu ariko ni urutirano y'amashanyarazi oya ikoreshwa n'amaboko imashini ikoreshwa n'amaboko bayikoresha bate ubundi yabwiye umusaza Nzigiye atubanza uyisobanure iyi ifite udusobanuro twinshi oya sinyibutunga ariko nta n'ikitwaye ngo iyo ugize itya ubona ari akabazo ariko yatura bikaba igisubizo noneho akazi kayo yahirira inka ubwatsi yahirira inyana ubwatsi zikarisha zigahaga noneho n'impamvu umucuzi wacu ajya kuyicura umusaza Nzigiye yarabimubwiye ati nyamuneka uzayicura isa neza ako kwa kayumba ikabureka oya iyo ngiyo rwose ngo yanga amazina murakoze none yarangije ahambere ati rero mwana wanjye ibihe ibindi kera hariya ndabizi bashoraga ahitwa mu Kizanye ku mariba hano hepfo harya hitwa guki hariya Nyaburiba urakoze atari ko noneho ibihe bigenda bihinduka hari izisigara mu rugo nazo zigomba kuhirwa iki rero ni ikibumbiro cy'izisigara mu rugo haba n'igicuba kizivomera kizidahira zigashira inyota ntizirumange iki rero ku musaza yabingeneye harya kera bigezaga bate narigiye kubyibagirwa kera urakoze cyane urakoze cyane kera yivugiye ku muvumba ruvuza ibyara umuvanda hanyuma akongera ngo rero inka zirakandagira ishyamba rikanyeganyega amabuye agatutubikana ngo natutu uriya ni mwene turubika rwanyu n'urwacu biri kumwe ndumva umuhungu wawe yahamagara babatahira banyu akababaza ko bahageze hahandi ikibugabuga na ngeruka ariko ngewe umukambwe Nzigiye yabwiye ati mwana wanjye nubwo hari amagambo nageze kukubwira y'amavaburayi yampaye uru rwandiko harya barwita rw'iki cya cyemezo gituma inka zigenda ko inka zaje muri buzibone mugera hariya iwanyu mu kirambi murafungura murebemo amazina yazo zo zikomokaho kuko hari inka burya zidakobwa izacu ni ibihogo byahogoje umushumba n'amaherena yazo barimo amaherena se nimero z'amaherena iziwacu zo zitambara amaherena oya zo z'amaherena ni za zindi za kizungu urakoze iziwacu rero ni za zindi zo mwimerere zo bita imbata ariko zo gutukwera za kizungu oya murakoze natwe umuha amashyi
umutahira wacu avuye mu rwuri yegoye ntabwo ngiye kuvuga amazina yazo kandi ahari reka atubwire uko zitwa. yego wa urakoze mubyeyi, mvuye mu rwuri aho inka zagiye, batubwiye ko inka ari inka z'urukundo, harimo iya rugina y'ikirangirire, izindi nsasarukundo zose. Inka zose zageze mu rwuri. ageze mu rwuri, ageze mu rwuri abasaza baratuganiriye neza, ngarutse mu mwanya wanjye. Mw'abantu ndizera ko ntawasinziriye, n'uwari unaniwe naruhuke. Nimumfashe mu ntiza amashyi dushimira abasaza. Batuganiriye neza. Ese ibirori bikomeze cyangwa turekera birahagije? Birahagije no? Hari icyo mwasabye mutahawe? Ibintu ntibyagenze neza byose? Ibyo basabye babibonye? Yego muzehe. buriya rero ntabwo niba rya wasaba, niba ndumva Nosenti ntabwo ndi wa wundi wagiye gusabira umuhungu harya yitwaga nde Semuhanuka, ajya gusabira umuhungu we Muhanuka, kandi bona wakabaye umukazana aramunyuze yo uyu mwana abaye umugore wa none. Rero na Nosenti nawe nagira ngo mbere yuko musaba umukazana nawe nagira ngo wenda ntabasemuhanuka mwereke sijye wisabira, Warakoze uko ubikemuye, waruguye mu mutego ariko bigaruyeho umuntu mukuru. umutego wowe byari birangiye, nari mubaje ko byakemutse. yese Umugeni wasabye twari tugiye kumukuzanira. karabona Reka nsubize umusaza ijambo. muhe ijambo ratanumva. Francis we nategereje ko nsanga ari wowe wisabira. nanjye nari nakwihoreye ngo mbirebe, ariko nk'uko umusangiza w'amagambo yivuze mubwiye ko tubwiye ko atari wowe wisabira. yego urasabira umusore witwa nde? ese muri kumwe cyangwa ntabwo muri kumwe? nusoza ikibazo ubwire nsubize. muri kumwe? oya. yitwa nde? yitwa Zigerambe. oya. yitwa Zigerambe? yego. ntabwo muri kumwe? oya. yasigaye yaramase? aho yasigayeho niryo hazi, iryo ni ibanga ryanjye. wenda icyo nakubwira cyo, ubu uri mu kinyarwanda ntawe ujyana n'umwana, na cyane mu birori nk'ibi byo gusaba umugeni ngo yumve byose ibyo tuvuga. mbona abasore hari inyuma nkagira ngo kandi se waje kureba iby'iwanjye? oya, nikibikubwira mumpaye akanya. abo basore se si abaturinda, ni abaturindira umutekano. rwose ntabwo nari mfite uburenganzira bwo kureba izo ntore mwazanye zose. ariko rero nijya wakabaye uzi kumurikira nkakubwira ibyiciro zirimo. zimurikire rero wakoze. reka maze mumurikire Rambere, bariya bo bihore, abo bari mu kazi kabo. none se umwami azanye ingabo ze zimurinda, tuvuge wenda nka perezida wacu Kagame akazana hajya babita biki gihe bigari dekoro abajepe
kandi bagiye bagira amaranke bagira inyenyeri zabo ntabwo waza ubavangura ahubwo niwe ubakumurikira. None rero Lambert we ntari muri abo, ahubwo reka mpereze uyu muhungu wanjye akubite kuri kandi ka kanyenyeri avugire ku rusinga mu minota ingahe Lambert uraba wamubonye. Kandi ntabwo ari tugira ibi nahagera umbwire ibyivugo bye, numenye ko ari hafi kugera aha ngaha umbwire ibyivugo bye. gutumikira reka dusabe nzizi nzigira mbere niba ari hafi aha ngaha atambuke tumubone. Nzigira mbere ari ahagaze. Nzigira mbere yabuze. Nzigira mbere uri hehe? Turashaka nzigira mbere niba aratambuka n'izindi. Nzigira mbere tambuka imbere hena. Yewe usabona hano abantu bari mu kuza ashaka kuba ari kure. Urabona mbere we. Urabona mbere. Urabona mbere. Sabino mutima ukeshe njyewe. Urabona mbere wawe. Urabona mbere. n'umutware abo wabonye nabo nabamugaragiye n'ingabo ze zimurinda. Naho reka nkubwire ngiye ubundi yitwa n'inkubito y'icyeza n'ingeri y'amarere n'icyogere mu nyama. Niba wanyemerera nkamubwira agatera intambwe ukamubona cyangwa ari wowe wamushoza sinzi icyo wahitamo. Ubundi akabanyamuca mu gakanga k'abakobwa beza bakagacira icyo mu mico myiza ya kera. Ubatera intambwe tera intambwe rekeraho akira nawe zigera mbere neza kuzo uraho neza karibu karibu Nzigiye baragabanya ku ruhande reba imbere. Reba uko ndeba uko. Barabanza Yesu bari babata. Ubumva ko yongirije Nzigiye nawe. Nareba uko areba. Nahagarare nkawe. Uzi ko ari byo. Undi ubyiyumvamo nagiye bayobugirije Nzigiye turebe. Mukomeze mukore defile nk'abasirikari koko. Niba rero Nzigiye mumwemeye mutwemere tumuteze intambwe yegera imbere. Nzigiye mbere tera intambwe yegera imbere n'uwo wishimiye kugaragiye. Bariya abandi basigaye rero nubwo bahugaragiye baracyari kure. Ubwo mukiri kure rero mushatse mwafata umwanya mukata mwega mugana ku ruhande mu gihe abandi baganye imbere. Erega mutagereze muracyarimo n'abatoya mukate mujya ku ruhande. Nzigira mbere rero hari icyo bamusabiye. Icyo bamusabiye ni icyo ahagaze aha ngaha ategereze ko umuyoboro. Mubyeyi rero nk'uko mwabimwemereye mutwemerere tumutumirize koreta yasabye maze aze nabona koreta akatubwira ko ari we namwe abaha mwese muze kutuzamagabonye mpuzamagana. kandi mubyeyi Igihe wasabye koreta cyangwa ni Kayumba wasabye koreta? Ahubwo uyo yamaze kwemerwa ntabwo ibyicaro hanyuma nanjye nkagira icyo nsaba. Muzehe Kayumba Karame. onye ari mu gikari ari kumwe n'abavandimwe barumuna be. Amakuru nanjye mbonye ku ikoranabuhanga bambwiye ko koreta ari mu gikari. None rero nagira ngo nsabe Nzigera mbere
mu myanya ye mu byubahiro bye kamwereke aho abaciriye akabogi hanyuma dutumeho Koleta yitegure nawe aze asuhuze oya nitwe tumusuhuza nta mwana usuhuza ababyeyi asuhuza ababyeyi oya musuhuze urakoze cyane ubu rero ndakeka ko kanizera ko mu gikari barimo banyumva adutwaye uwigenza Koleta we iterambere agahinda kwakira Koleta bakobwa amasaha magarare muhaguruke mbasabe muhaguruke twakira abakobwa batojwe muhinire bugufi sabe zegera mbere wawe ibyicaro witegure utegure umutima wawe kwakira Koleta wemerewe umubyeyi muwe ko yakomeje kuganira na mugenzi we asubirane ijambo akaye mu mbafasha ntabwo areka uyu mwana umukobwa mushiki wanyu akaza akandamutsa amuramutsa yeza kuza iteka ryose Kristo yeza kuza iteka ryose kugeza hano rero muri kino gitaramo tumaze umwanya munini ndagira ngo rero nk'uko mwaje muri uyu muryango mudusaba umugeni Koleta mushyikirize umugeni mwadusabye maze guha amashyi murakoze cyane Koleta mwiza kore bravo mama tenka n'abana atsinda noneho nakubwira ngo mvuye iwanyu ugiye iwanyu kandi uje iwacu mu muryango wanjye igihe cyane umukazana nkawe tukuririmbira indirimbo zo kuguhoza zo kukugusha neza ngo uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi butanyeza n'ibyo bikwanga ese musore wanjye we kore urumva ko nta kintu narenzaho kiri ibyo nagomba kuvuga byose bikuru mu ijambo rimwe uri mwiza ijambo ni uko bagusabye umuryango turarerana abana bacu barerwa mu muryango wabo natwe bakarerwa mu muryango wacu ababo bakudusabye rero ntabwo uvuye ntabwo ugiye iw'abandi arya nuko bivuga ugiye iw'abandi cyangwa uvuye iwabo agiye iwabo niyo mpamvu utamutazi uvuye iwacu ugiye iwacu sibyo Francis rero ni umubyeyi Zigiye ni umubyeyi umuryango wose ni umubyeyi ntugire impungenge wa mugani wa ba bandi ntugire uvuye iwacu ugiye iwacu nuko urakoze umusore wanjye nawe unkorera mu ngata umpamagarire Lambert murakoze mubyeyi ntabwo umuntu baboneka gutumika oya Lambert rero Endasi ubu ni wowe uri mu njisho nk'uko umubyeyi abintumye ndagusabye ngo wegere hejuru umutumikire ubu ni wowe mpaye noneho nawe umushyikiriza Lambert ntabwo namusiga wenyine kore barantumye kandi ngomba gutumika
Lambert we egera imbere. Mubi yarantumiye ngo mutumikire. Akira Korete. Mubi yarantumiye ngo mutumikire. Akira Korete. Muryango Korete utambuke wakire Lambert mu rukundo wamuteganyirije mu gihe kitari gitoya maze ubitegura umunsi wari kugira ngo ubashe kumwakira mu muryango wanyu. Muhindukire. Lambert ati kukwakira ntibihagije, egera hino, egera hino, gira hino Lambert, uhagarare reba neza kamera. Lambert wakegeye imbere nakureka, icyo bagiye gukora kikagaragarira buri wese. Yo, ati ururabo rwiza rufite impumuro nziza nk'iyawe rusa n'umuti. Twakomeje. Ntabwo Imana yonyine yamugeneye, ntabwo Imana yonyine yamugeneye, afite byinshi Lambert yamugeneye birimo impeta y'urukundo rudashira. Kore muhereza ikiganza cyawe akwihera impeta y'urukundo. Neza witunganye neza. Nuko maze Korete rero ntabwo bihagije, nawe ati nanjye rega hari icyo nakugeneye ku rukundo rwacu. Nuko wamutwaje atebuke bwangu nawe azamushyikirize icyo yamugeneye cy'urukundo rwe. Lambert yindukira kugira ngo kameramani atagira ikimucika. Akira Lambert, akira impano bakugeneye kuri umunsi utazagaruka ukundi. Gusa iyi foto ntawe utakifuza kuyitanga. Mbega impano nziza wawe. Nyaboneka kamera. Lambert na Korete. Mu gihe yitegura kumwakira umuryango Korete utambuke wakire Lambert mu rukundo wamuteganyirije mu gihe kitari gitoya maze ubitegura umunsi wari kugira ngo ubashe kumwakira mu muryango wanyu. Muryango Korete utambuke wakire Lambert mu rukundo wamuteganyirije mu gihe kitari gitoya maze ubitegura umunsi wari kugira ngo ubashe kumwakira mu muryango wanyu. Lambert nk'uko musanzwe twakira abashyitsi hano mu muryango wacu. Lambert barakwakira, kameramani begera imbere bifatira iyi foto. Mushyikirize mwamuhaye amashyi mwabantu, mwamuhaye amashyi, mwamuhaye amashyi. Lambert nawe atakira mwakire, mwabongeye amashyi, mwabongeye amashyi. Korete tuzahora dusangira iteka, dusaba mutwaje bagira mutwaze. Yewe ureze Korete utambuka imbere.
warakoze, ati mubyeyi warakoze kundera umukunzi, akira impano. Amubwira ati dufate ifoto y'urwibutso, ifoto y'amateka bamureze. Ababyeyi tubasaba kugira ngo mwongere mwisure urugendo ryanyu. Tuze gato twongere dusabe ababyeyi ba Ramberi kugira ngo namwe mwegere ijuru. Ramberi atambuka amuhobera n'urukundo rwinshi, aseka mu byishimo byinshi, ahobera umugeni we. Ababyeyi baramutse abana mu byishimo byinshi. Ramberi ati mubyeyi warakoze, kureti rero kureti ati mubyeyi warakoze, ariko ntabwo natinyuka kugukora mu ruhanga. Ndagushimira ko warakoze. Si ibyo gusa, umubyeyi wa Ramberi, umubyeyi wa Ramberi nawe ati si ibyo gusa, nawe hari impano twakwigeneye. Kureti hari impano yakwigeneye mubyeyi. Natambuka mukegera imbere, kameramani wegera imbere, ufate ifoto y'umwana y'umubyeyi. Akira mubyeyi iyi mpano y'uburere wahaye Ramberi. Ati mwarakoze mu ntabwo ari ibyo byonyine, impano ziracyakomeje. Ramberi hari impano yageneye nyirasenge w'umukunzi. Twasabaga nyirasenge w'umukunzi we kugira ngo atambuke yakira impano yageneye kuri uyu munsi, impano nziza bahaye kure. Nyirasenge atambuke. Ari hehe? Gukiriza impano yawe. Ramberi amushyikiriza impano ye. Ati warakoze ku mpano nziza wahaye kureti. Bafata ifoto nziza y'urwibutso. N'umubyeyi wa Kureti, mama we, batambuke begere imbere. Ababyeyi baca bugufi n'ibyishimo byinshi, banezezwa n'uyu munsi w'aba bana. Bari kwibutsa ko wareze umwana agakura. Mubyeyi warakoze rwose, uyu munsi ugezweho ni kubera mwebwe babyeyi beza, murezi umubyeyi mwiza utanga uburere. Ati ariko butumwe uyu munsi wongerwaho. Abana mwese tubasaba ngo aba bantu baha amashyi, abo babyeyi baha amashyi batanze uburere bwiza. Ibi birori turabikesha ababyeyi. Dusaba ababyeyi kugira ngo muhereze ifoto aba bana, mwegere imbere, mwegere imbere gatoya, imbere gato Ramberi, mwegere imbere gatoya. Mw'iyi foto nziza ababyeyi namwe mbasaba kugira ngo mwongere mwegere ijuru, mushimire abana kuri urugero rwiza bahaye urubyiruko.
bakora mu mbavu bati bana bacu mwarakoze kumva mwarakoze kwakira uburere. Ababyeyi bishima, ababyeyi banezerwa, ababyeyi rero tubasaba kugira ngo mukomeze mujye kwicarira umwanya wanyu. Ramberi gutambuka umukunzi wawe mu cyicaro baguhaye. Tugashyira muri za nzira za kinyarwanda zacu ikinimba ikinimba yego zindi kanyobwe gamaka ayiwe. Reka dukomereze aho hose ariko wabaye wihanganye gato ukaba uhagaze aho ngaho muri iyo myaka yicarana ku cyakaboki kanshakaboki wese nyakubahwa ko ndi mu biganza byawe kintegeka nicyo nkora. Byatangiye kera mukundana mukiri bato, none urukundo rurakoze twiyemeje kubana, urukundo rurakoze twiyemeje kubana, ukinabyeru babibwira ababyeyi bisinyire mu rukiko, umugore w'umutima uhaye umutima wanjye koreta we uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye. Weza I love you, nampenda sana yako twiyemeje kubana, ukinabyeru babibwira ababyeyi bisinyire mu rukiko, uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye koreta uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye. Erega urukundo ntirworoshye n'uruhuza, ibyo binanira benshi ariko urukundo ngukunda rufite imizi n'abizi. Korete urukundo ngukunda rufite imizi n'abizi, cyo kureba ababyeyi rufite imizi n'abizi, cyo kureba abavandimwe rufite imizi n'abizi, cyo kureba abapepure rufite imizi n'abizi. Ukinabyera babibwiye ababyeyi bisinyire mu rukiko, uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye, kuko uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye. Konata yeye murukundo niboroshye garagorora ruhura neza urasabana ibyishimo ibintu bandi ugaragara murura ruhura neza urasabana ibyishimo. Wayata imanuka ujya muri jaride umutima wanjye uzahasanga ururabo rwawe, yewe mumurarukundo yawe ureba amafoto meza uzasanga ari wowe. Kolete urabona utamukundwa umutima wanjye nawuguhaye n'icyicaro, iyo uri mu bandi ugaragara mururabo ruhumura neza urasangana ibyishimo, iyo uri mu bandi ugaragara mururabo ruhumura neza urasangana ibyishimo. Wayesa sigu
kinyereka yawe bagiye muri mubyara wanjye wese warabaruta gukunda umutima wanjye namuguhaye n'icyicaro iyo uri mu bandi ugaragara mu rurabo uhumura neza tugasangana ibyishimo wese akabigenzi nikoreta wese namutoranyije mu bandi kuko abarushora akabahiga mu muco nyarwanda urabaruta gukundwa umutima wanjye ndawuguhaye n'icyicaro iyo uri mu bandi ugaragara mu rurabo uhumura neza ugasaba n'ibyishimo iyo uri mu bandi ugaragara mu rurabo uhumura neza tugasaba n'ibyishimo shiha tubanze tugushimire banze mushimire ku giti cyanjye ukuntu mwatwakiriye muri uyu muryango wanyu wanjye w'igahogo twakoze amenyo babaje gahogo oya twabaje kuri rweza amenyo yego unyereka mu rugo rw'umusaza witwa Sebutama ubwo uramanura no muri ka kabande ka hepfo harya muragira inka n'inyana niho mwanyerekeye umubande witwa Gahogo yego nahavuye rwose numva nanyuzwe ubwo rero bashimire noneho naho tugarukiye mu kirambi mubwira babaziritsi n'abagaragu n'abaja bambwira ati rwose si ukurunga murarungura indosho yego bashimire ariko noneho ngo imburuguru ntipfundikira kandi ibyatuzanye twabibonye cyane cyane kwa Rugusaba umugeni twamuhawe twamwemerewe noneho hari umugabo twari duturanye hariya ngo ni arete niba ari arete simbizi uwo mugabo yari atuye aho ngaho kuri arete akitwa Sendatazi umusaza ngiriye akatubwira ati iryo zina mujye muryirinda mujye muba abantu bambuka ariko irya Sendatazi ubwo rero nyakubahwa kwirinda iryo zina umusaza yatubujije agira ngo twe kuba Sendatazi nagusabaga ku itariki 15 Kanama kazaduhekera umugeni mwatwemereye isigaye murakoze iyi bayita itebutse ntabwo itebutse ubwo ugaragaje ko ntacyo kwana Sendatazi umusaza yatubwira ati mujye mwirinda iryo zina rya Sendatazi mujye muba abantu baracyabaho se Sendatazi se none se ko yasize umuryango buryo iyo wabyaye ntubupfuye yasize imiryango n'iryo zina hari abajya barimwitirira bakurikiriza ibisekuru nyine ariko mwebwe nta sano oya nta sano nta n'igisaziye oya kuri 15 Kanama umwaka nk'uyu 2024 baravuga ngo 2024 2024 inziko 2024 ubwo numvaga kera ngo padiri ajya kubatiza umusaza wanze satani n'ibyo ati ndavanga padiri ubwo twete 2020
Perikati ese ambwira mu kinyarwanda ibindi birahagije uyu mwaka mbese n'uyu se muri uyu mwaka bibaye uyu nguyu byari byiza narigize wenda ko ari uziyongeraho imbere 15 Nyakanga Kanama nako Kanama uyu mwaka nakubwe nibiramuka bibaye nk'uyu byaba ari byiza umwaka nk'uyu Francis rero yego mutware ntacyo umuryango wanyu mwakwimye ntacyo umuryango wacu twabimye uyu munsi ntabwo ari wo kubima ni wo kubaha tukabahata itariki mwifuje 15 Kanama umwaka nk'uyu mugende mwitegure natwe tugiye kwitegura tuzabaherekera umugeni rwose tubitegure umuharuro duharure kuwe biganye twenge rwose asigaye tubitegure koko ariko rero nuko umusaza nzigiye yabatumye guhura neza ugasabana ibyishimo ibintu bandi ugaragara nk'ururabo guhura neza ugasabana ibyishimo imanuka ujya muri jaride umutima wanjye uzahasanga ururabo rwawe yewe mumurarukumbu yawe ureba amafoto meza uzasanga ari wowe Kolete uraba rutamukundwa umutima wanjye nawuguhaye n'icyicaro iyo uri mu bandi ugaragara nk'ururabo uhumura neza urasanga n'ibyishimo iyo uri mu bandi ugaragara nk'ururabo uhumura neza urasanga n'ibyishimo igenda mukunda ngutekeshe n'ikigereka bagire ngo ni mubyara wanjye igenda mukunda ngutekeshe n'ikigereka bagire ngo ni mubyara wanjye weza uraba rutamukunda umutima wanjye nawuguhaye n'icyicaro iyo uri mu bandi ugaragara nk'ururabo uhumura neza tugasanga n'ibyishimo weza reka babwironi ubarusha imitoni n'akabigenzi niko leta weza namutoranyije mu bandi kuko abarushura akabahiga mu muco nyarwanda umutima wanjye nawuguhaye n'icyicaro